uraho muramugire arasubiza ngo ndakaguhorana ariko ugasubiza mugenzi wawe ukamufata mu kiganza ukamubwira kugira ngo ugire nawe ukamusubiza ngo ndakaguhorana muramugire tugira ubuzima dutanga mituweli twitabira siporo night run twivuriza ku gihe twirinda ibyorezo n'ibindi byinshi. Murakoze rero ndagira ngo mfate uyu mwanya mwese mbashimire ko mwitabiriye siporo ya nijoro. Ni siporo ifite icyo isobanura. Abantu benshi kuwa gatanu bifuza kuruhuka bagahura bakaganira niba babikenewe. Bashimire polisi mubahe amashyi menshi kuri morale baturi kumwe nabo buri gihe. Ni ukuri ibyo mudukorera biradushimisha cyane kwifatanya natwe. Mwakoze nyakubahwa meya rero ngira ngo ntabwo dutunguye kuri siporo n'ubundi twari tubizi ko aho kutabikoze byaba ari ikibazo. Uvuga ngo niwe uri imbere yanjye ngakurikiraho ko nanjye baranyemeje kuri siporo. Hanyuma rero ndashimira abantu batandukanye bashyira mu matsinda ya siporo. Hari abakunda siporo, sipotirije, baho n'abandi. Turagenda rero twagura ibyiciro mu buryo mu gihe kizaza tuzaba dufite siporo mu buryo butandukanye. Rero kuri uyu mugoroba kugira ngo nyakubahwa meya n'ubundi ubutumwa bw'uyu mugoroba bushimira abaturage aho twifatanyije n'abakozi baturutse ku ntara bose muri siporo. Ntekereza ko nta protokole nyinshi irimo muri siporo, ariko tuha umwanya kugira ngo muganirize abaturage. Murakoze, turabakundaga, turabemeraga pe. Mwiriwe neza. Ubuse umuntu yavuga iki nyuma y'ibyo gitifu avuze? Ko gitifu nk'uko yabyivugiraga ni umusiporutifu wacu, namwe mukaba siporutifu. Ndabashimira cyane kuba mwitabiriye iyi siporo. Ko murabizi umusanzwe siporo n'ubuzima, buri umuntu udakora siporo aba afite ikibazo. Ariko hari abantu bamwe tuba twicaranye hano bari kuvuga bati batakaga siporo kararyoshye koko. Munyara abantu batagaherukaga, ariko urebye ukuntu abantu birukankaga, abantu bigeze bapuringa, ubonaga ko abantu bari bafite stamina yo kugira ngo abantu bose bifuzaga kuza imbere. Ubona ko abantu bafite ubushake bwo gukora siporo. Rwose ndabashimira cyane kuba mwabashije kuza kwitabira siporo, kandi bizakomeze ntibibe iby'uyu munsi gusa, ahubwo buri wese twemeranye dusezerane, buri wese agenda abwire mugenzi we nibura umwe cyangwa babiri. Hanyuma ubutaha niba uyu munsi twakoze turi 300 cyangwa 500, ubutaha tuzabe turi ni 1000 cyangwa se 600, ariko tuzikure 2 cyangwa se tukure 3. Kuko buriya siporo nyine ni ubuzima, buri gihe turabivuga. Ubu ngubu ushobora gusanga ari bagenzi bacu bamaze gutangira gufata rimwe, kuko ari kuwa gatanu bakibagirwa kunywa lesi, bakaba barimo kunywa inafu aho kugira ngo banywe lesi. Kandi byashobokaga yuko baza tukifatanya. Simpamya ko ari umuntu uva ahangaha ngo ajye kunywa rimwe. Umuntu uva ahangaha aragenda ajye muri dushe, namara kujya muri dushe niba bishobora afata igitabo atangira asome yiyungura ubwenge. Ariko rega nibyo buri umuntu ahora yiga, ko kwiga nibyo bituma umuntu atera imbere. Kwiga ntibijya bihagarara. Ni byiza rero guhora umuntu yiyungura ubumenyi, kandi umuntu agahora arinda umubiri we, kuko roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima. Nta musiporutifu ugira roho mbi, umusiporutifu agira roho nziza, kandi roho nziza igomba gutura mu mubiri muzima. Byanga byakunda, iyo ni principe. Iyo udatuma umubiri muzima ntabwo uri umusiporutifu wuzuye. Ndabashimira rwose, kandi ubutaha tuzongere. Ku itariki 3 turateganya
twongera gukora siporo, ariko bwo noneho ni siporo twise Let's Bike in Musanze. Ni ukuvuga tuzagenda ku magare noneho muri Musanze. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ugutangira utarifite arishakishe, utararigura aritire, twige kunyonga, n'ahamanuka igare riragenda. Ni ukuvuga rero ko turifuza gukora siporo nyinshi zishoboka kugira abantu baryoherwe. Musanze igomba kuvibrating, Musanze ni igomba kuvibratinga, abandi bazayivibra, ni twebwe tugomba gutuma Musanze vibrating. Kugira ngo ivibre nuko twebwe ubwacu tuvibra. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora siporo, tugakora siporo nziza, umutima mwiza, tutabyigana, tudashwana. Kugira ngo mwabonye nta muntu waguye muri la siporo, abikubise hasi, nta muntu umwe wigeze agira ikibazo, kandi urabona ko abantu bari bishimye. Mwabonaga ko ahantu hose twanyuraga abantu basohoka bakibaza icyaba, kuri ubutaha nabo bazajoininga, ubukurikiwe n'abandi bajoininga. Hama nko mu mwaka w'imyaka 2 uzajya usanga tuvuga siporo, usanga abantu ahubwo amaduka bafunze bibwirije, abantu bari kuva mu ngo baza bagenda bajya muri siporo, kugira ngo twese hamwe tugire ubuzima bwiza nk'abanyamusanze. Ndashimira, hari akamodoka mwabonye katugendaga imbere kari gafite itara ry'umutuku n'ubururu, n'ukuri barabagabo baradufasha, mubamera amashyi. Mwabonye ko inzira twanyuzemo rwose ari nta makemwa, nta muntu ugeze atubyiga, nta muntu watubuje gutambuka, twagendaga kubera ko badufashije, kuko baduhaye hafi. Abafatanyabikorwa bacu beza duhorana umunsi ku munsi, yaba ku manywa yaba nijoro. Ndabashimira rero cyane, kandi namwe nkomeza kubashimira, ariko ntabwo nasoza ijambo ryanjye nongeye kubakangurira gukomeza kwibuka ko ejo ari umuganda. Umunsi twakoze siporo, ariko n'ejo dufite umuganda. Dufite umuganda wo gutera ibiti, kuko buriya murabizi ibidukikije iyo twangije environnement tukayibangamira, nyuma irakwihorera, nyuma y'igihe ikakwihanira, kandi environnement iguhannye iguhana nabi. Niyo mpamvu tubona ibiza, niyo mpamvu tubona imyuzure, niyo mpamvu tubona inkangu, niyo mpamvu tubona ibibazo byinshi bigenda biterwa n'ibiza. Nyine environnement biri kuduhana kuko twayihemukiye. Ni byiza rero ko twongera tugatangira kwisubiranya. Niyo mpamvu ejo dufite umuganda wo gutera ibiti, dufite umuganda wo gutera ibiti ku mashuri, gutera ibiti ku misozi, gusiza ibisenge by'amashuri kugira ngo bitaguruka kubera imiyaga. Murabizi turi mu bihe by'imvura, kandi meteo n'uyu munsi n'ejo yatubwiye ko imvura igiye kuba nyinshi cyane muri Musanze. Ariyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo turwanye ikintu icyo ari cyo cyose cyatera ibiza, dusibura imiyoboro itwara amazi, twongera tugatera ibiti, dusibura caves aho ziri hirya no hino zifata amazi, yewe dufata amazi yo mu rugo, tugerageza ku buryo tudateza amazi abatuye hepfo yacu, kugira ngo dukomeze dufatanye turwanye isuri, turwanye n'ibyo biza ko byaturuka aho hose. Ikindi nagira ngo mbabwire, buri umusiporutifu nk'uko nabivuze arangwa no kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi turiruka, turasimbuka, turacana uruti, ariko ndababwiza ukuri mu myaka 20-30 iri imbere, wa mukobwa yagiye yitwa Aisha azajya atubwira ngo tumanuke gutya, ubanza utitire kugira ngo wibaze niba uri bugereyo cyangwa utari bugereyo. Mu kanya bavuga kuzamura amaguru, hariho umuntu wabonaga abanza kubaza akaguru niba kari bwemere kuzamuka, kuko wenda yumvaga ko atari bugereyo, n'ukaza wenda ukabona akageze nk'ahangaha, mu gihe abandi bakagezaga hejuru cyane. Ni ikibazo cy'imyaka, buriya biratinda imyaka ikagera, byanga bikundika kubwira ngo mbere yo gusimbuka reka tubanze tujye inama, umbaze niba koko ndi bukwemerere gusimbuka. Nibyo bita kujya inama n'itako, biguzaba utabasha gukora ubashe kwizigamira. Niyo mpamvu nongera kubashishikariza bavandimwe ba sportif, inshuti zanjye, twibuke gutanga ejo heza, twibuke kwizigamira, kuko uyu munsi ejo n'ejo bundi tuzaba tudashobora kwicara ahangaha, ahubwo wenda twicaye nko mu rugo, twatangiye gukuka amenyo, twatangiye kwambara rinete za lupe, tubaza umwana ngo ngwino dusomere, uhagarara ku kabaraza ukavuga utwara abantu bari kunyura hariya n'ibande, ubona amabuzukuru banyu ubasha kumenya abo ari bo, kuko uzaba utakiriho neza. Si byiza kuzamusaba 1000 rero cy'agacupa, ahubwo uzaba uzafite hari akazigamye muri ejo heza. Ndagira ngo rwose mbibutse twibuke kwizigamira, twibuke
gutanga mituweli de sante kugira ngo tubashe kwivuza. Mbere yuko nsoza ndagira ngo burya abasiporutifu barangwa no gusetsa, buri wese nahindukira arebe mugenzi we amuseke. Wumvise igitwenge kivuje hariya, buri wese nahindukira arebe mugenzi we amusekere. Buriya nta cyiza nko guseka, buriya guseka bituma twongera imyaka yo kubaho. Rwose mujye mubizirikana, nabonaga mwese musa nkaho mutarimo guseka nkaho mutishimye, ariko guseka ni ubuzima. Ongera uhindukire urebe mugenzi wawe muri kiganza, nushaka umwe na chance, hanyuma umuseke. Hanyuma tuzongere duhure ku itariki ya 3 dukora siporo, tugenda ku magare. Tuzaba dufite urugendo rurerure, ariko tuzabishobora nimuza tugafatanya, cyangwa tugakorera siporo izagenda neza. Ndabashimiye, mugire umugoroba mwiza. Arakoze umuyobozi w'akarere. Kuri uyu mugoroba rero mwe muretse kuzamuka, tugiye gufata amafoto y'urwibutso turi kumwe n'umuyobozi w'akarere, turayafata mu byiciro.